Abavip uyu munsi turaza kuganira kuri child tax credit cyangwa se amafaranga leta ya Amerika igiye kuza yohereza abantu bose bafite abana muri Amerika. Turaza kubiganira tuvuga ukuntu aya mafaranga azageza buri kwezi n'icyo wakorera amafaranga ntaguce. Nibyo tuzakuganira uyu munsi, ntimucikwe. Sibyo Abavip, let's go. Nonge kose Abavip mumeze neza, murakomeye aho muri mwese, murakoze cyane kuba mwongeye kundeka nkinjira mu telefone yanyu no mu miryango yanyu tukaganira. Uyu munsi rero mfitiye amakuru adasanzwe Abavip bose bababyeyi cyangwa se baba parents bafite abana hano muri Amerika. Mbaze news update, amakuru yihutirwa y'ama tax credits cyangwa se amafaranga mu gihe zamwoherezwa buri kwezi bitangiye next week. Nuvuga ngo icyumweru gitaha mu kwezi nako icyumweru gitaha mu kwezi kwa karindwi itariki 15 nibwo amafaranga atangira kuyohereza leta ya Amerika buri kwezi kugeza mu kwezi kwa 12. Ndaza kubabwira ibintu byose ukuntu amafaranga muzayakira, ni bande bazayakira, ni gute azakugeraho, hanyuma ese niki wakora kugira ngo amafaranga atazagucika. Hamaze no kuganira icyo amafaranga mu byukuri ari, kuko benshi bazi ko ari nka stimulus check, ariko si yo, ni tax credit. Ugomba kumenya icyo ari cyo nuko bishobora ku affectinga tax zawe. Nibyo tuzakuganira uyu munsi, ariko mbere ko dutangira kubiganira, niba ureba kino kiganiro bwa mbere, iyi ni Abavip TV, tuganira byo kwiteza imbere, business ndetse na entrepreneurship. Nibwo tugacisha amakuru nk'aya ngaya economy kugira ngo tubashe kumenya ibiriho biraba. So nuvuga ngo wageze mu rugo, subscribe, tugumane. Now let's go. Ikintu cya mbere tugomba guheraho, aya mafaranga se nangahe? Aya mafaranga za $300 buri kwezi kuba ku mubyeyi wese ufite abana bari munsi y'imyaka 6. Nuvuga ngo ufite abana batatu bari munsi y'imyaka 6 uzabona $300 buri mwana wese. Hanyuma rero kuba babyeyi bafite abana bari hagati y'imyaka 6 n'imyaka 17 bazabona $250 buri kwezi. So icyo nicyo kintu cya mbere mugomba kumenya. Ikindi cya kabiri mugomba kumenya nuko aya mafaranga asangira guhitinga account zanyu, basangira kuyoherereza ejo bundi mu cyumweru gitaha, nuvuga ngo itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Icyo ni ikintu gikomeye ugomba kumenya. Hanyuma rero tureka tuvuge gatoya, ese ni bande bazayabona? Ko babyeyi bose ntabwo bazayabona, ariko IRS ubu bivuga yuko byibuze ingo zirenga miliyoni 40 muri Amerika zizabona amafaranga. 90% y'abana bari muri Amerika bazabona amafaranga, ariko nabo babyeyi bamwe na bamwe bataza qualifyinga. Kubera iki? Qualification ni ukuba byibuze niba uri umusingo ukaba ufite umwana, ugomba kuba utarengeje ibihumbi 25 wonjiza buri mwaka. Niba muri married mukaba mufilinga jointly, mugomba kuba mutarengeje ibihumbi 150 ku mwaka. Vuga ngo abatarengeje ayo mafaranga bazayabona yose. Iyo niyo requirement. Vuga ngo bazategera kurenza ayo mafaranga, abarenze 150 barashakanye, cyangwa se uzarenze 25 ari wenyine, ubwo amafaranga azatangira kugabanuka, bazagenda baguha. None reka tuvuge, ese ayo mafaranga noneho uzayabona gute? Niki wakora kugira ngo umaking sure kuzayabona? Bamwe muri mwebwe mushobora kuba mwaratangiye kubona Leta yitwa 6477. Iyo Leta abantu benshi bagiye bayibona yivuye kuri IRS kakubwira amafaranga nizizakohereza bitewe n'abantu ufite. So ikintu mugomba kwitora, ikintu cyitonderwa cyane mugomba gukora, ni ukuvuga ngo abantu bamwe muri mwebwe mushobora kuba mwarabyaye muri 2021, uvuga ngo muri 2021 mushobora kuba mwarungutse umwana. Uwo mwana rero kuko IRS izohereza amafaranga bitewe na information ifite za 2020, nuvuga ngo abafilinze mwese tax return za 2020, nuvuga ngo IRS izagendera kuri information za mwakoze icyo gihe. Nuvuga ngo niba ufite abana babiri, abadependent batatu, bazakohereza nyine yabo bana bijyanye n'imyaka yabo. Ariko niba warungutse umwana 2021 cyangwa se niba utarafilinze muri 2020, muhumure. Kuri IRS website hari yitwa Child Tax Credit Portal Update. Nuvuga ngo ushobora kujyaho ukinjizemo information nshyashya, ugashiramo umwana wabyaye, hanyuma ugashira ukupdatinga na address ndetse n'ibiki byose. Ko mwibuke kimwe nka stimulus checks, harimo abantu benshi badukontaktize bavuga bati stimulus check yanjye narayibuze, bank account yanjye bayohereje we yarafunze. Mugomba kumenya yuko IRS izagendera kuri information ifite. Nuvuga ngo niba bank bakohereje tax return za 2020 ari ugikoresha, then bazohereza aho ngaho nka direct deposit. Ariko niba yarahindutse amafaranga ashobora kubura, cyangwa se address abantu mubona tax return mubonye mail kuri mubonye za checks, ba mail za checks,
arizohereza kuri iyo address. Bivuga ngo niba address warimutse, please mukoreshe iyi poro muhindure information zose. Iyi poro niyo guhindura niba warabyaye, niba warahinduye address, niba warahinduye icyo cyose, mukoreshe the poro muhindure information kugira ngo making sure amafaranga atabacika. Ikindi mugomba kumenya nuko amafaranga azatangira bazajya bayohereza buri tariki 15 kuva ejo mu kwezi kwa karindwi. Bivuga ngo August 15th, September 15th, October 15th kugeza muri December 15th, bitangiye July 15th. Iki ni ikintu gikomeye. Abavip rero hakaba hari ikindi kintu ushaka mubanza mwese mukanyumva, please. Niba wariho urakora ikintu, ndagusabye ngo banze wumve neza ikintu ngiye kubwira. Aya mafaranga bagiye kohereza ntabwo ari payments, ntabwo ari amafaranga ya free nkuko abantu benshi babyibaza. Ni tax credit, ni tax credit. Tax credit ukuntu zikora ni ukuvuga ngo ni amafaranga IRS guha akiyongera kuri tax return zawe. Abantu benshi mwari musanzwe mubizi bafite abana 2 3, as long as utarengeje amafaranga 200 ukorera, urabizi yuko baguhaga amafaranga. Niyo mpamvu abantu benshi babona tax return nini 6,000 7,000, kubera yuko habaga harimo tax credit baguhaga. Ubundi mu myaka ishize tax credit kuri buri mwana 2,000 by'amadolari ku mwaka. So niyo mpamvu iyo ufite abana 3 4, iyo tax credit yo urayibona iyo uclaiming tax return, umuntu akabigukorera neza. Ubu ngubu rero kubera iyi ntuze yabaye past, no kuvuga ngo bavuze ko tax credit no bazizamuye bazigeje ku 3,600 ku muntu ufite abana bari munsi y'imyaka 6, n'ibihumbi 3 ku muntu ufite abana bari hagati y'imyaka 6 n'imyaka 17. Iki ni ikintu gikomeye. Ariko bavuga yuko kugira ngo barindire bajye bayaha umuntu afanye tax return kubera ibyo bya covid byabaye, reka bajye bayohereza umuntu buri kwezi. No kuvuga ngo 3,600 kugabanya 12, no kuvuga ngo ni $300 buri kwezi. So niko bikora. So kuvuga ngo niyo mpamvu azajyaza buri kwezi 300, hanyuma asigaye hafu yayo uzayabona as tax credit nyine no filing tax return zawe muri 2022. No muri 2022 no vango ufile tax return za 2021. Iki ni ikintu gikomeye. So no vango niyo mpamvu bamwe muri mwebwe niba mwakundaga big tax return, no vango harimo abantu benshi bakunda kurindira bakabona amafaranga menshi tax return bafiles, vango ukabona 10,000 ukabona bingahe. Umenye yuko aya mafaranga kuyabona buri kwezi bizagabanya refund uzabona no filing tax return zawe za 2021. Iki ni ikintu gikomeye. So ngo niba uri umwe muri ba bantu bakunda kwicara ukagira amafaranga ukabona big refund, amafaranga aziye rimwe ari menshi, ushobora kujya kuri IRS poro uko optinga out. Niyo mpamvu abantu bashobora optinga out bakavuga ati ngiye ntabwo nshaka 300 buri kwezi, kuko iyo optinze out uzayabona umwaka nurangira uyabone ari menshi icyarimwe. Bivuga ngo bazafata, tuvuge niba ufite abana 3 ukavuga uti sinshaka 300 buri kwezi, ubwo bazarindira no filing tax return za 2021, none bafate 3,600 gukuba wenda nk'inshuro 3, ubwo bakoreza 10,800 nka refund bayoherereza icyarimwe. So no kuvuga ngo bamwe mushobora guhitaho mu kareba, ese urashaka amafaranga buri kwezi cyangwa urashaka kurindira akazazira rimwe na refund yawe. So iyi ni tax credit. No kuvuga ngo sa amafaranga ari free, uzayafata bizagabanya refund azabona. So iki ni ikintu cyo gutekereza. So Abavip, ndangiza iyi video, ndabizi yuko benshi muri buze kugira ibibazo bitandukanye. So mumbabarire mu commenting, tuzagereza kubisubiza uko dushoboye, cyangwa se tuzakore na video tubasobanurira uko izindi steps zizagenda niba video izabikenewe. Hanyuma rero Abavip ndangiza nababwiye yuko turabakunda cyane. Niba mushaka komeza kureba ibiganiro byacu, of course musubscribing mugumane natwe, ariko ushaka ibintu bya coaching, ibintu bya consulting muri business no kwiteza imbere, byose niko kazi nkora. Mwasura kuri website yanjye www.gailkaromba.com, hanyuma mukabukinga mwaya tukavugana tukazakomeza izo contact. So Abavip, God bless, mugire umunsi mwiza. Ahantu ndi harashyushye cyane, ariko nyine niko samigenda. So bye bye.